Menya umumaro wo gukona ingurube cyangwa se castration of Piglet. Menya umumaro wabyo, menya inyungu bigufitiye wowe nk'umworozi ukeneye gutera imbere mu gihe gitoya ndetse vuba cyane. Hello bakunzi ba Cyomoro Vet TV, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mumeze mute. So twebwe kwa Cyomoro Vet TV turaho, turakomeye, turashima Imana. Uzi impamvu dushimye Imana nuko tubafite. Tutabafite twaba twigunze, tutabafite nta byishimo nk'ibyo dufite twaba dufite, ariko kubera ko tubafite amahoro ari muri twebwe kandi namwe amahoro abe muri mwebwe. Icyogeyeho Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi cyane, umugisha utagabanyije. Wowe uturebye bwa mbere turakwinginze kora subscribe, ukande share ndetse na comment, tugushishikariza cyangwa tukwibutsa no kureba amasomo twatambukije mu minsi yashize cyangwa se ejo hashize, ndetse n'andi yose utabashije kureba ukandamo Cyomoro Vet TV. Noneho ubane natwe ureba amasomo meza tuguhereza, kwandikamo ngo Cyomoro Vet TV. Noneho ushyiramo umushinga uwo ari wo wose ukeneye kwiga, ushaka kumenya, uzabisangamo. Icyo utazumva uzampamagara kuri za nimero zanjye za telefone zigendanwa musanzwe muzi mwese, maze tubafashe kumva neza ibyo mutumva. Kundi ubifuriza ibyiza, niyo mpamvu iteka nanjye mpora nisanga nabifurije imigisha myinshi. Rero bakunzi banjye, ndabashimiye nibyo navuze, ariko uyu munsi noneho uyu munsi Veterinary cyabazaniye nagashya gusa nagashya kuko mpora mbabwira ngo ibintu by'iwacu hano nudushya. Murihangana abantu, uyu munsi nagiye muri natire munsi y'imiyenzi, niho nabonye mbasha kwikinga ingurube kugira ngo zitazana urusaku rwinshi zigatuma mutanyumva neza. Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, rero ndumva nshaka kubabwira cyangwa se kubigisha ku buryo mubasha kubyumva neza, nta rusaku rw'ingurube. Wenda ingurube zibuze gusakuzamo tugiye bibaye ngombwa ko ngira ibyo mbereka mu ngurube. So rero bakunzi banjye, mbashimiye mwebwe mwarebye video y'ejo hashize nashyizeho. Rero mbashishikariza ngo mukomeze muyirebe muri benshi, mukundisha abantu. Ese mwagiye mukundisha televiziyo yacu abakunzi banyu n'abatabazi n'ababazi bose, mukabadukundisha bakaza bakadukurikira ari benshi, kuko nibadukurikira ari benshi umubare munini w'ubukene uzashira burundu, ku buryo uzasanga umubare munini dufite muri uru Rwanda rwacu ari abantu bakize, ari abantu bafite amafaranga, kandi kirushijeho sibyo ugasanga abantu benshi ari abikorera. Sibyo intego dufite ni uguhashya, ni ukurwanya ubukene bukarimbuka, mbega bukavaho burundu. Ahasigaye twebwe nk'abanyarwanda, aba diaspora, abakunzi b'u Rwanda, mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ku buryo mwese muzajya mwisanga muvuga ati dufite amafaranga tubikesha Cyomoro Vet TV kubera amasomo aduhereza. Ibi mpamvu mbibigisha nta kindi, ni ukugira ngo twebwe nk'abanyarwanda duteze imbere u Rwanda rwacu, kuko uyu muturage ateye imbere n'u Rwanda bari gutera imbere, sibyo? Mugerageze rero mushyiremo agatege. Njya mbaha ingero nyinshi. Ejo ndi mwabonye umwana mutoya nasuye kuri famu ye, ubu ngubu akabona ari gukirigita ifaranga. Rero wowe uvuga ngo ntibishoboka, urashingira kuki? Ushingira kuki uvuga ngo ntibishoboka? Birashoboka cyane. Icyambere ni mu mutwe, icyambere ni ukubitekereza, ndetse warangiza ukabishyiraho umuhate, ukabyitaho. Wamara kubyitaho ugatera imbere mu buryo budasanzwe. Ushatse amafaranga urayabona, ariko niwicara ugakomeza ukitinya, ugakomeza ukumva ko ibintu bikaze, ndakubwiza ukuri uzahora ubona bikaze. Nutekereza n'amafaranga uvuga ati se n'ubundi ko amafaranga ari ay'abantu bakaze. No, ifaranga umuntu uwo ari we wese riramubereye. Warikorera ukaryakira, waritunga rikakubera. Rero haguruka.
So rero bakunzi bacu uyu munsi nabwo ngiye kuvuga ku bworozi bw'ingurube. Ninginga nsaba abantu bajya bavuga ngo ndarondogora ngo ntinda mu magambo. Nshuti ngiye nkunda kuganira. Byashoboka ko biri mu mpano mfite. Sibyo ikibirata nuko nabandi kurondogora mvuga ibintu bidafite umumaro cyangwa bidafite aho bihuriye na sujet turiho cyangwa bidafite aho bihuriye n'isomo turi kwiga cyangwa bidafite aho bihuriye n'ibintu turi kuganiraho. Ariko niba byibuze mumbwire niba ndondogora byibuze mvuga ibintu biri outside y'ibyo turi kuvugaho cyangwa se bitari ibyo turi kuvugaho. So rero mujye mwihangana, hari abanyeshuri biga bakabasha kumva ariko mwarimu yatanze ingero nyinshi akanyuza mu mujye mwibuka ukuntu mu ishuri ariko batwigishaga bigasanga umunyeshuri kugira ngo yumve umuha urugero unyuza muterema gastori gatoya mwagiye mwihangana system y'ubwarimu nkayigenderaho kuko tuba twarateye ikirenge mu cy'abatubanjirije. So mujye mwihangana abantu bumva ko ndondogora ndabasabye, hari abantu babasha kumva amasomo natanze ngaruko ntanze ingero nyinshi. Erega natangiye mvuga utuntu dukeya abantu kamwe ati utuntu twari dutoya tufite ujye tuganirizaho tubwire byinshi no twigisha isomo urigemo urivuge bien. Mbabwiza ukuri ari uwo muntu ushaka mvuga make n'ukeneye ko ndambura isomo nkarivuga bien ku buryo anyurwa uwo wakumvira nini. Mwese ndabumvira ariko cyane ni umuntu ukeneye kumva iryo somo ndivugaho ibintu byinshi. So rero ndabashimiye ko namwe mwaduhitiye ariko nibyo hari abo biba ngombwa ko tuzaba turasa ku ntego tukavuga makeya ariko ni ukuri kwa ko twe intego yacu ni ukubigisha imishinga, kubigisha uko mwakikura mu bikene, uko mwatera imbere mukazamuka mukagera kuri undi rwego. Ni ukuri bakunzi banjye mujye mwihangana mbivuge mbivumuzi ku buryo byibuze umuntu namamagara ambwira ati nakurikiye ikiganiro cyawe ndangije ubu mfite igishoro iki n'iki, wenda umamagara umbaza ngo wambonera icyororo cyiza cy'amatungo ya naya, wenda umamagara umbwira ngo nubatse ikiraro twema mukadusura mukareba uko ubworozi bwacu tugiye kubutangira. Byibuze abari wamamagara sibyo bakunzi banjye. So rero nibyo ngibyo mpora mbabwira ngo mwebwe gusa mutinyuke. So rero bakunzi banjye uyu munsi icyo tugiye kuganiraho muzi tugiye kubabwira, ngiye kubaganiriza cyangwa kubigisha wowe ariko nabibwira umuntu uba ukeneye kwakira amafaranga buri kwezi kandi aryoshye atubutse. Uwo ni we ndi bubwire. Wa undi ukeneye kuzafita mu gihe kizaza uwo nguwo tuzavugana mu yindi video izakurikiraho. Bakunzi banjye uyu munsi tugiye gukora icyo bita castration on pig cyangwa se tugiye gukorana igikorwa cyo gukona ingurube. Tugiye gukona ingurube ariko mbere yuko tuzikona tugiye kubanza kubigisha kubabwira ibyiza byo gukona ingurube. Hari abantu benshi harabishyizemo ngo inyama ngo y'ingurube idakonye ngo ibiryoshye ngo kurenza iyikone. Icyo kinyoma nimukajya mukigenderamo nshuti zanjye nimukajya mubigenderamo, ibyo ni igihuha cyambaye buri. So rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, bakunzi bacu, bakunzi dukunda, icyo nababwira nuko ubworozi bw'ingurube ni bwiza ndetse bukura ku rwego rumwe bukakugeza ku rundi rwego, bwakuvana
aho utatekerezaga hatari heza bukagugeza ku rwego rwiza cyane. Ibyo ni ibintu mpora mbabwira. Rero muri iyi viziyo tugezemo, viziyo buri muntu wese ari guhiga amafaranga akabona ntari kugwira, ndagushishikariza ngo niwinjira mu bworozi bw'ingurube amafaranga azagwira. Ntirengagije abakunze kumpereza impamvu bajya bahura nazo zitandukanye mu gutangira umushinga w'ubworozi bw'ingurube. Umuzi impamvu mbirengagije nuko ingurube cyangwa se umushinga wose cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose cy'umurimo ugiye gutangira, buri gihe bavuga ko itangira rigora. Niyo mpamvu rero niba utangiye umushinga, gerageza wihanganire uburyo bikugoramo, gerageza wihangane uburyo bikuvunamo, gerageza wihanganira uburyo ubona ubitakazamo imbaraga nyinshi, ukabona umusaruro uri gutinda, ukabona ibintu biri kugwa. Ariko no, hari igitondo kimwe cy'umugisha niwihangana ugakomeza ugakora umushinga wawe neza, one day cyangwa se umunsi umwe, ni ukuri ndakurahiye amafaranga uzayoza igiti. Mwebwe mukora ibintu mwihanganye, uretse no kwihangana munabikore mubishyizeho umwete, mubishyizeho umutima, mubikore mwumva mbega nta bunebwe, nta gushidikanya. No, gushidikanya mu kwibagirwe. Rero ingurube yawe iravutse, ni byiza. Ushobora kwibaza ngo mbese ubwana cyangwa se ibibwana cyangwa se ibyana by'ingurube bitangira gukonwa ryari, sibyo? Ese gukona ni iki, sibyo? Eske niba tumenye ngo gukona ni gutya na gutya, menya ngo noneho gukona bifasha iki umworozi, ikindi bifasha iki ingurube. Ibibazo byose mwari kumbaza ndatekereza mbivuze, ibyo tugiye gutangira kubivugaho. Ufite ingurube yabyaye, ngiye kukwigisha cyangwa kukubwira mbere na mbere igihe uzatangira gukonera ingurube yawe. Niba ingurube zawe zigejeje, biba byiza kurushaho kuyikona ifite ukwezi kumwe. Icyuzuza ukwezi ukayikona. Umumaro rero cyangwa ibyiza byo gukona iyo ngurube ifite ukwezi kumwe, icyambere ntibabara cyane, kandi igisebe cyayo ntigitinda gukira, gikira vuba cyane, gikira vuba. Ikindi kandi ibyiza byo gukona ingurube, ndatekereza gukona ingurube ushobora kwibaza ngo ni biki. Ni igihe uzafata ndumva ingurube zitangiye gusaguza. Gukona rero ni iki? Ni igihe uzabona mu bwana bw'ingurube bwavutse, ukarebamo udusekurume, utwo dusekurume ugahita ugira ute, ugatangira ukavuga ati, kuko biterwa na bizinesi ufite, ukeneye kuzajya uzibyibushya zikabyibuha vuba, zikaguhereza iki? Inyama. Ku buryo buri kwezi uvuga ati nzaza ngurisha, sibyo? Kubera yuko ingurube zawe waraziteguye, umajije kuzitegura, uziteguramo ko ari ingurube zizaguhereza inyama mu gihe gitoya. Bakunzi banjye rero, icyo gihe uzafata ya masekurume wabonye, ayo masekurume nurangiza uyashyire hamwe, uyapangire. Ushobora kuzakenera gukuramo iy'icyororo, nibyo ushobora kuzagurisha wenda haciye amezi n'amezi, wenda yarakuze, ukayigurisha no ku bantu bakeneye icyororo mu bworozi bwawe. Ni byiza rero bakunzi banjye, icyo nababwira ni iki ngiki: nufata iya mbere ugakona ingurube zawe, ikintu cya mbere bizagufasha wowe mworozi, ubikora ku nyungu zawe, sibyo? Nufata gahunda yo gukona ingurube, niba uyikonye ifite ukwezi kumwe, uzuzuza ukwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, uri kumva? Uzayigaburira ukwezi kwa mbere, turakuretse tuyikonye kwa kabiri,
ukwezi kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane. Uzayigaburira aya mezi yonyine abiri, yigaburire neza nk'uko nagiye mbibigisha. Ku kwezi kwa gatatu ukurangiza uyishyira ku isoko, ku buryo ingurube yawe izaza isohoka mu kiraro iguhagaze byibuze guhera ku 150 kuzamura. Sibyo bakunzi banjye? Rero icyo mbabwiye cyo, gerageza nushaka ugusiga n'imfizi imwe, kuko ubworozi budafite intego burahomba. Ikindi bugatuma ucika intege vuba mu gihe gitoya, kandi wowe wagakwiriye gukurikiza ibyo nkubwiye bikaguha amafaranga mu gihe gitoya. Hari umuntu umwe uherutse kumbaza akajya ambaza ingurube zitanga inyama. Murabizi nazibabwiye muri video yabanje, muzabona ubwoko bw'ingurube butanga umusaruro w'inyama by'umwihariko nyine. Mukande muri video za Cyomoro Vet TV yo video murayibona. Ariko tuvuge noneho ubwo bwoko ntabwo ufitemo, ariko ufite ubwoko bw'icyororo cyiza bumwe nakwigishije. Icyo uzakora ni iki ngiki: nuko ugomba gufata iya mbere ibyana by'ingurube bivutse, ukagira iyo utegura n'izavamo imfizi nziza koko y'icyororo, warangiza ukayitereka ukazayirera, ishobora no kwimya n'izo ufite zidafitanye isano n'izo ngizo. Okay? Ariko ni ukuvuga ngo wowe ufate yandi masekurume, kuko mu bworozi bwawe hari n'ingurube z'amashashi ziri hasi kwima, hari izihaka, sibyo, hari n'izabyaye. Rero inyungu ufite aho izo zabyaye, sibyo, za mfizi uzazikona cyangwa umpamagare nzigukonere, mu gihe hari ku buryo mu mafaranga uzagenda ugurisha buri ngurube za ngurube wakonye zizagaburire za zindi ziri guhaka, zizigabure zibyaye, yewe zinagabure za zindi zatangiye kwima. Ariko niwumva yuko buri gihe ingurube zawe zizarya uko bikoze mu mufuka, mu mafaranga wakoreye ahandi, sibyo, mu mafaranga wakoreye ahandi, ukumva yuko ari bizazikora, ni handi wisanga uri mu bihombo, kubera ko wafashe amafaranga yagake mu bibazo by'urugo uyashora mu bworozi bw'ingurube, kandi wowe akagize intego, sibyo. Ugafata ingurube zawe ugakuramo zimwe zigaburira izindi, zikishyura abakozi, zigakemura bese zo mu biraro, ku buryo hari n'izo ugurisha zikakuzana amafaranga y'inyungu, kuko hari n'iyakemuye ibindi bibazo. Murambabarira abantu bavuga ngo ndarondogora, mujya mwihanganira ibirondogoro mu byumve kuko birubaka. So rero bakunzi banjye, basobanuriye umumaro wo kugira icyo gukora. Ni ukuri nuko n'ingurube yawe mu gihe gito izaguha umusaruro utari witeze, mu gihe gito izakuzamura, sibyo. Mu gihe gitoya ingurube ngubu ziri no ku mafaranga aryoshye, amafaranga menshi. Wazigiyemo rero ntuzigera wicuza, ni ukuri ndakurahiye, ntuzigera wicuza ko ingurube zawe zaguhombeye. Oya, zifite amafaranga, ahubwo wowe haguruka nurangiza ubihe umwanya, wirinde kumva ko uzabishyiramo abantu. Naberetse mwaje murebe video y'ingurube twakonye ifite ukwezi kumwe. Ubu ngubu ku mezi 4 ibiro ufite biteye ubwoba. Inyama yayo ikindi iba ari inyama ikomeye, itarimo ibinure byinshi, bitewe n'ibyo wagabuye. Mugomba kugabura neza nk'uko nabibabwiye, kandi iyo nyama ibiryoshye. Umva, umuntu wamenyereye kurya inyama y'ingurube idakonye azarya inyama y'ingurube ikonye, rero mumubwira akaryoye.
akaryoshye nagakonye bamaye imwe muri ya ngurube nakonye ejo bundi nkayereka abakunzi banjye ngiye kubereka hari izo mperutse gukona haciyemo oya izo zacutse agasekurume kamwe kakonye mbereke ingurube mperutse gukona hagarare akaguhereza uhita ukamereza atari nza kurirana akagurube kakonwe ejo bundi tumaze ibyumweru bibiri tugakona ibyumweru bibiri ntabwo biza tumaze ibyumweru bibiri nazikonye zifite ukwezi kumwe kuzuye ndetse muze muyirebe reka igiza hino wenda rero ntabwo mugaragaza ntare kuki zanjye amaye ishashi subirayo ndashaka isekuru kubera urusaku rw'izi ngurube ntabwo bari bumvishije neza hari nshuti ibaze ubu ngubu ingurube ubu zifite ukwezi n'igice mu kwezi n'igice zifite sibyo ubu ngubu zifite ibiro 30 tekereza mu mezi n'ibiro zizaba zifite nurangiza unakube n'ibiro ingurube zigezeho zigura sibyo reka tuba twiganirira mu gihe batari banzanira ingurube ariko ndagira ngo mbashishikarize niba warabuze ubushobozi bwo kubona ubworozi butanga inyama bw'ingurube wowe orora za ngurube z'icyororo nabigishije muze kureba video neza muyirangize yaratambutse nurangiza iyo ngurube bwana buvutse ubyiteho wibuke kubukinjiza wibuke kubukonera kujye bingahe urimo yigize imbere muri kamera bayireba mwayibonye ukuntu ingana mwayibonye uwo ni murebe ingurube y'ukwezi kumwe n'igice uyizana ireba imbere abakunzi banjye reba ukuntu ingana reba ukuntu ibyutse reba ikibazo so abakunzi ba Cyomoro Vet TV murabibonye namwe niba ushaka gusingira umusaruro vuba ugashaka kuba umuherwe vuba nibutse kandi wowe ugitangira umushinga w'ubworozi bw'ingurube irinde ibintu byo guhora ushora sibyo ibintu byo guhora ushora amafaranga ahubwo ugira intego uvuge ngo njyewe mu ngurube zanjye niba nangiriye ku ngurube z'amashashi ngomba kujyamo n'imfizi ibyo nawe mwabwiye murebe iyo video mugomba kuranamo n'izizatunga izindi wenda ukajya usora amafaranga yo kwishyura wenda umukozi mu Veterinary ibintu nk'ibyo ariko muri business yawe ubishyiramo umwete pe so rero bakunzi bacu beza bakunzi dukunda ndumva nagerageza nkahina amagambo nkafungira ahangaha narindi kubabwira ikiza cyo gukona ingurube impamvu tugomba gukona impamvu dukona ingurube nuko tuba dukeneye amafaranga mu gihe gitoya cyihuse mbabwira umumaro wo kubikora ya ngurube nayo ubwayo ibyibuha vuba nta twagukenera kugira ishashi yurira ntibigira kuko uyiretse ukayitereka igira bwa bushobozi bwo kurira ishashi bigatuma ikoresha imbaraga nyinshi inyama ntiziyongere none rero bakunzi banjye nakagaruka ndabakunda cyane ahubwo dukomeze tujye mu kiraro mbigisha ukuntu noneho bazikona uburyo bikorwamo sibyo mukurikire neza ntagire akantu kagucika nubwo mubona hatangiye kuba mu kabwibwi
ariko ndabizi yuko muri bubibone neza cyane twagiye no mu kiraro tunayenda uburyo bworoshye cyane mukomeze mwirinde kurambirwa ugomba kwirinda ku buryo ritagucika kwanjye uhita ushyiraho umuti wihuta rwose rero nshuti zanjye narababwiye ngo gukona bituma ingurube izana amataye manini, inyama zayo ziba ziryoshye, ikura vuba ugashyira ku isoko ugatangira ukakira mu madolari. Bagiye kutuzana iyindi ngurube mu minsi mikeya nka nyuma y'ukwezi kumwe, muzamureba uko ingana, urarifata ku buryo wumva ko warifatiyemo ukarituna gutya. Zarakuze, nimuze dukomeze tubigishe mugakomeza. Irangije tume nk'aka ahantu hatariho kubera amarere ifite. Oya hapo nako lori yari ifite utubya dutonsa barakasi hangana wakazanye akiya ya ruguru. Bakunzi bacu rero icyo twabatumijeho uyu munsi kirarangiye se cyangwa turagisoje. Umva urayikona kuriya, ni ibintu biba biri very simple, utagusaba amafaranga menshi, ugatanga make wenda kwishyura umuveterinary cyangwa se ubizobereyemo waje kubigukorera, ukamwishyura ariko ukavuga ati nawe ewana ngiye kuzigabura amezi 2 yonyine, ukazibyibushya, ukaziya yandi byibushya nababwiye. Murabizi uyitanga ifite amezi 5-6, iba ari ingurube ifite ibiro byinshi cyane, uko wagabuye neza uyikonera ku gihe, urangije
ukeneye nawe noneho kwakira ifaranga usubikira hehe ku isoko. Rero abakunzi banjye beza ndabakunda cyane. Iyi video mwebwe muyirebye muyihereze n'abandi no mu magurupe ya WhatsApp ahantu hose mushaka, mujye mubahereza video zacu kugira ngo abunguka ubumenyi babe benshi, kandi natwe twishimiye ko tubafite. Natwe bidutera motivation gukomeza kubaha andi masomo menshi meza. Rero nakagaruka, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.